na acide yayo bifasha kurinda umutima w'umugore utwite n'umwana atwite, bikabafasha gutera neza nta kibazo bihuye nabyo. Kunywa amata bityo bifasha kugabanya gutwika umutima n'ibindi bibazo bya gastric mu gihe utwite. Icya gatanu, bifasha gukangura ubwonko bw'umwana uri mu nda bitewe n'intungamubiri ziri mu mata. Iyo umubyeyi anyweye amata atwite bifasha umwana uri mu nda ubwenge bwe bugakura kandi bukaguka, ariho atangira kugira imbaraga, akanakurira mu nda neza kandi akazavuka afite ubwenge bukora neza cyane. Icya gatandatu ari nacyo cya nyuma, reka ngusabe ubanze ukore subscribe niba utari wakanda subscribe hano kuri Muhato TV. Icya gatandatu, bigabanya ibyago byo kurwara indwara nka diabete yo mu bwoko bwa kabiri. Abahanga bemeza ko umubyeyi unywa amata atwite aba ahaye amahirwe menshi umwana we kuvuka ari muzima, aho atazahura n'indwara zikomeye nka diabete yo mu bwoko bwa kabiri. Ngayo nguko rero, ngibyo byinshi ku mata ku mugore utwite. Niba wabikunze jya muri comment, niba ufiteho igitekerezo jya muri comment utubwire. Mwari kumwe nanjye Itangishaka Eric, ngaho mukomeze mugire ibihe byiza mwumva Muhato TV.